ndumva hari igitangaza uyu muntu ari bwakire, hari igitangaza uyu muntu udukurikiye ari bwakire, kuko hari ikintu yakiriye muri serwakira mu ntambara ikomeye, mu bihe bigoye, hari ijwi wumvise, haleluya, muri cya gihe bazi ngo urapfa batazi aho uri, iri jwi wakiriye hari ikintu kiriho. Abenshi bifuza gutunga ibintu byiza, bakifuza kubitunga banyuze ahantu heza. Ntabwo byorohera umuntu wese. Tunga ibintu byiza ubifitiye ubuhamya, yego, ubifitiye gihamya ugati rwose iki kuba ngifite byagenze gutya, naciye aha mpura nibi bingendekera gutya, niyo mpamvu cyo ngicyo ngize gute ngifite. uza abantu bagiye basezeranya abandi ati we genda yandikisha nzakwishyurira minerivare, umuntu agatangira yandikisha bigasoza nabi, uza erega aba bantu navumbuye Reverie singuciye mu ijambo, ariko aba bantu navumbuye umwuka umudayimoni ubatera, n'umudayimoni wo muri Sawuli buriya ari mu bantu basezeranye ibintu ntibabikora. Gusezeranya David ati niwica umufilisiti je nzaguhura mukobwa nzagupangira, arangije aho kugira ngo amupangira aho bakamuhiga akamwica, n'umuzimu wa Sawuli ubukorosinga mu bantu. Igihe n'umuntu ngo umugabo arara mu kuburiri, umugore akarara hanze mu modoka. Iyo umugabo ataraye hanze mu modoka, umugore niwe urara mu buriri. Ibintu mbega urugo ni rwiza, umuntu arurebeye inyuma usohoka kuri mama roro, ariko rurimo ikibazo. Abaze speri wagisi bazerishe, umugabo kositimu uranaberwa, amafaranga muri nayo, ariko harimo akabazo. Umudugudu wawe harimo ikibazo. Umudugudu ni mwiza ariko urimo ikibazo. Ndabasuhuje cyane inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi Imana iduhaye ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Ushobora kuba udukurikiranye uri kwa muganga urwaye, ngusabiye gukira. Ushobora kudukurikirana uri mu muhanda ugenda ugereye amahoro. Ushobora kuba udukurikiranye uri mu kibazo kitakoroheye, Uwiteka acyoroshye, ashoboye byose. Imana ibahe umugisha. Bakunzi b'iyi channel Evangeliste Mama Lionel, ndabaramukije. Ibitekerezo byanyu, inkunga zanyu, ibikorwa mukora kugira ngo ubutumwa bugumye kwamamara ni ibikorwa by'indashyikirwa. Imana ibahe umugisha. Yensuhuje abakozi bose muri rusange, abashomeri nabo turabasuhuje cyane. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero twongeye dutumira umukozi w'Imana kuko benshi cyane babidusabye bati yagiye he, yagarutse. Twari twarabasezeranije ko tuzagaruka tuvuga kuri Elisa, ushize twavuze kuri Eliya. Umukozi w'Imana Reveriane, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo wibwire abantu bagukurikiranye bwa mbere, kuko hari abakuzi, umuntu ugukurikiranye bwa mbere mwibwire. Abadukurikiye bari mu mpande zitandukanye mbanje kubasuhuza. Amazina yanjye nitwa Mukunamfura Reverie, nk'abandi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Nkunda abakozi b'Imana cyane. Buri muntu ngira icyo ngenda mukundira. Buriya mu bintu nawe ngukundira reka mvugemo kimwe. Uvuga ijambo ry'Imana neza, urarisobanura nkaryumva. Ikindi ngukundira ko mu myaka nakumenye muri 2007 niho nakumenye. Mu myaka tumaranye uri mu bagabo inama y'itorero itigeze yicara ngo yigeho waguye mu cyaha. Uburyo umuntu ukunda guharanira gukizwa no kuvugwa neza, niko Salomo yavuze ngo kuvugwa neza biruta amavuta atamye. Icyo kintu ndakigukundira. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Rero ndagira ngo nguhe umwanya usenge, numara gusenga turasoma ijambo ry'Imana uganirize abantu b'Imana. Karibu. Reka dusenge Imana. Imana mu izina rya Kristo, turagushimiye kuko uri Imana irinda. Tugushimiye imbaraga ukoresha uba mu ruhande rwacu. Tugushimiye uburyo twitaho nyamara atari uko turi beza,
atari uko dukiranuka kuruta abandi, ahubwo ni ubuntu bugeretse ku bundi, ikibone kibi cyawe. Mana, mu izina rya Kristo tugushimiye uyu mwanya duhaye kwakira ijambo ryawe, tugushimiye uyu mwanya. Ntabwo ari benshi bagiriwe ubwo buntu, si benshi babonye ayo mahirwe, ariko twebwe turi hano n'abadukurikiye turagushimiye ko uwo mwanya uduhaye wo kwakira ijambo ryawe. Erega ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rihindura ibintu byose, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirubaka bikwiye kubakika, ijambo ryawe rirasenya. Niyo mpamvu dusengeye umuntu wese ugiye kwakira ijambo ryawe kugira ngo ryakirane umutima ukeye, aryakirane umutima ukijijwe, wejejwe, utarimo icyaha, utarimo ikizinga, utarimo n'umwanda, kugira ngo ijambo ryawe yakiriye rigire icyo rihindura mu buzima bwe. Ndagushimiye ko natwe ugiye kudufasha, kandi umuntu wese wakira ubutumwa bwiza bugire icyo bumuremamo. Iyi mbuto agiye kwakira reko iterwe mu butaka bwiza, nirangiza imere yera imbuto nyinshi, kandi izo mbuto zigumeho nubwo yahura n'intambara, ariko imbuto z'uyu munsi zizajye zihora zigumaho kandi zera. Ndagushimiye ko ugiye kubana natwe, dusenze tubishimira mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Ndashaka ko dusoma iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya kabiri umurongo wa 22. Nibyo bwifashishe cyane kugira ngo tuvuge kuri uyu mugabo Elisa. Riravuze ngo nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Uyu murongo nsomye uri mu bimwe mu bitangaza Elisa yakoze. Elisa Bibiliya imugaragaza nk'umunyabitangaza kuva mu mabyiruka ye kugeza no ku magufa ye, kugera no mu mva ye yakoze igitangaza. Kandi abantu badukurikiye ntaraha reveriye uyu mwanya ngo abaganirize, ndumva ashaka ko uza gutangirana natwe ugasozanya natwe ukumva Elisa umwigiyeho iki, kuko aba bagabo tubigiraho ibintu bikomeye. Usigaye mu cyuho cya Elisa wakora iki? Ese kuki uyu muntu ibintu kugeza na bugingo n'ubu yakoze tukibivuga bikagaragaza ko nitunapfa bizavugwa? Uyu muntu kuki ntakora nkawe, kuki ntagera ikirenge muki? Karibu, Imana iguhereze umugisha. Urakoze cyane. Ubundi Bibiliya itubwira ko aba batubanjije tubafataho icyitegererezo. Yego. Ntabwo ukwiye kubaho uri umukristo udafite abantu 2, 3, 4 muri Bibiliya ufataho icyitegererezo. Yego. Kuko Pawulo yamaze kugera ahantu yizeye, yabwira ati noneho mugire ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigira mu cya Kristo. Umva yaramaze kugera ku rwego rwiza. Bivuze ngo rero aba batubanjije iyo umuntu abafasheho icyitegererezo agera kure, kuko byinshi duhura nabyo bagiye bahura nabyo. Ibyo tudahura nabyo bitewe n'ubukomere bwabyo bo bahuye nabyo kandi babitambukamo amahoro. Uyu mugabo rero Elisa ni umugabo mwiza ufite amakuru menshi, ufite amateka. Ubundi iyo uvuze Elisa ubanza kuvuga wenda mu ihamagarwa. Yego. Byarantangaje ko Elisa yahamagawe mu ntege nke za Eliya. Kuko Eliya ubwo yaramaze kwica abantu ba Bali, agiye kwisha ngo yishisha munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa, bigeze aho ajya mu buvumo. None abwira Imana ati, marayika arahamusanga ati, kuki wihisha ahangaha? Ntabwo ati, nkubwije ukuri rwose nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana kubera abantu bimitse ibigirwamana bica abahanuzi bawe. None nanjye ninjye muhanuzi wari usigaye, none barimo barangenza ngo banyice. Niyo Imana ubweze rero ati, ntabwo ari we muhanuzi usigaye. Hari abandi bantu batigeze bapfukamira Bayali ntibanamuramye. Nibwo rero Imana yise ati, noneho uva aho ngaho usubire inzira yakuzanye, ugende wimike Elisa uyu nguyu wimike abo muhanuzi mu gihe cyawe, wimike Yehu. Bari abantu 3 yagombaga kwimika. Imana ishimwe. Nuko ahise agenda amusanga ahantu yahingaga, aramwimika, amusukaho amavuta kugira ngo asigare. Yari umuhinzi, Elisa yari umuhinzi uhingisha ibimasa, yari yibereye mu kazi. Aha tuhari byumvikane ko nawe aho uri Imana ikubonamo umumaro yahagusanga. Utitaye ngo uri umuhinzi, uri umushoferi, uri umukanishi, urumva Imana ihamagara n'abahinzi basanze mu murima. Nacyo kiranezeza. Ngo aho uherereye hose, haba muri biro, kuko no muri biro yahagusanga. Hari abo Yesu yagiye ahamagara bakuye muri biro, ari abasoresha bati munkurikire, bakareka ibyo gusoresha. Uyu mugabo Elisa amaze guhamagarwa, ahamagarwa ari umugaragu wa Eliya. bakajya babana ubuzima ku bundi. Elisa
Eliya amaze guhamagara Elisa baragiye barakorana barabana byanze bikunze buriya Eliya afite ibintu yagendaga amwigisha. Yego. Eliya ni umwigisha, Elisa ni umwigishwa mwiza. Yego. Yagiye afata ibyo shebuja amwigisha. Imana ishimwe. Noneho hari ikintu cyaje kuba mu myaka bamaze, igihe cyo kugenda kwa Eliya cyarageze. Imana irabimubwira. Ariko kuko Elisa ari umwigishwa mwiza na Elisa arabimenye, yaramaze kugera ku rwego ni Imana ivugana nawe. Haleluya. Imyaka aramaze ahamagawe, Imana yajyaga imusura ikavugana nawe. Nguye Elisa Eliya mwingingiye gusigara, sinsigara. Yego. Sigara ha oya, ngiye Dotani oya, Agishwi. ngiye Yeriko. Ndi wapi? Abenshi bibaza impamvu Eliya ashaka kugera ahangaho hose. Yego. Impamvu Eliya yaragiye gusezera ku bana b'abahanuzi babaga i Yeriko, babaga i Dotani, Yego. n'ubwa nyuma bari bagiye kubonana. Imana ishimwe. Byanze bikunze yaragiye kubaraga. Nubwo biri bitavuga ibyo yavuganye n'abagezeyo, ariko byanze bikunze afite ibyo bavuganye, yaragiye kubasezeraho. Buri afite impanuro za nyuma. Yego. Elisa barakomeza barajyana, Elisa aramukurikira. Singukurwaho. Ubwo bambuka Yorodani, singukurwaho. Yego. Hari ikintu Elisa yarafiteho kwizera kugira ngo ubone Yorodani igabanyitsemo kabiri, kandi uyigabanyije agiye kugukurwaho. Yego. Wibaza kuri kuguze kugaruka gute? Aha. Barambuka bagera hakurya. Yego. Eliya amubwira ijambo rikomeye ati numbona nkigukurwaho, ukambona ukabona ndagiye, Wowe ucane ku maso. wewe ukanure we. Ibyo nsabye ya migabane ibiri ndayiguha. Hari benshi bavuga ko ari ukwikubira kwa Elisa, si ukwikubira, n'iryo tegeko ryagengaga imirage y'icyo gihe. Noneho Elisa yihanganye mu buryo abantu batajya bamenya. Haje serwakira. Yego. Serwakira kandi n'umuyaga uturuka umuntu imbere. Serwakira uturuka ahareba. Yego. Shebuja kwanga ngo numbona. Yego. Numbona. Haleluya. Bivuze ngo iyo umuntu afite icyo ashaka ntafata icyo abonye. Elisa yarihanganye arakanura. No muri serwakira. Muri serwakira. Ariko umuntu udukurikiranye yagiye afata umunyamumaro ntamuceke. Muri serwakira Elisa arareba. Yo. Abantu benshi turi kuvugana bazi imiyaga ya serwakira, bazi yindi dushyururu, ibintu by'imiyaga barabyumva. Uzabone hari imiyaga y'udushyururu igize gukubitaho ikazamura umucanga, amavumbi, ibitaka, abenshi bahita bahindukira bakipfuka mu maso, ukanapfuka. Ariko Elisa kubera ko yarazi icyo ashaka, hagwamo igiti agikuramo, hagwamo umukungugu awukuramo, ijisho rimwe rihuma arebesha irindi, igihe ari gutokora iringiri riri kureba, ariko ati ntucika. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Harimo ikintu gikomeye cyane umuntu akwigiraho, harimo icyigisho gikomeye cyane. Wenda ijisho rihumurirwa urifate, ariko icyo ukurikiye ntakugifate. Ntuve ku izima udafashe ikintu cy'umumaro. Udafashe icyo. Erega abenshi bifuza gutunga ibintu byiza, bakifuza kubitunga banyuze ahantu heza. Ntabwo byorohera umuntu wese. Tunga ibintu byiza ubifitiye ubuhamya. Yego. Ubifitiye gihamya ugati rwose ikikuba ngifite byagenze gutya, naciye aha mpura nibi bingendekera gutya, niyo mpamvu cyo ngicyo ngize gute ngifite. Elisa arihangana. Dusabiye abantu badukurikiye kwihangana. Nukuri bihanganire muri serwakira bihangana. Ntibatinde kubibatokoza, ahubwo barebe hirya. Ihangana. Icyo ushaka kirahari. Paulo yavuze ngo ndaterana ibipfunsi ariko simpusha. Ngo ariko impamvu nuko nshaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Ihangane serwakira, utokorwe, wigira umuntu upfana, wigira umuntu uvuga ngo wowe icyo ushaka urakizi, wowe icyo uharaniye ugize gute urakizi. Elisa arihangana, nguryo igare riramanuka, Eliya ngarabara ryuriye, Elisa byose ari kubireba, rirangije kugera mu bico ngo wa mwitero, Elisa yavugaga uburamanutse. Ariko Eliya Imana imuha umugisha na Elisa rwose. Uburamanutse. Mama rero nyemera hano tuvugeho ijambo. Dushimire Eliya nubwo yagiye, ariko n'umugabo usezeranye ikintu akanagisohoza. Umuntu yari gusezeranya ikintu ntakimusohoreze. Oya, uza abantu bagiye badusezeranye ibintu ntibabikore. Uza abantu bagiye bambwira ngo bazamwa ntibazime, uza abantu bagiye basezeranya abantu. Ese umuntu abure inka yayikubeshya abure n'inshyushyu koko. Ubure inka, ubure n'inshyushyu, ubure inka inkuru, ubure n'inyama. N'inyama.
uzi abantu bagiye basezeranya abandi ati we genda uyandikishe nzakwishyurira minerivare, umuntu agatangira yiyandikisha bigasoza nabi. Erega aba bantu navumbuye Reveriye singuciye mu ijambo, ariko aba bantu navumbuye umwuka umudayimoni ubatera n'umudayimoni wo muri Sawuli buriya ari mu bantu basezeranye ibintu ntibabikora. Gusezeranya Dawidi ati niwica umufilisitiya nzaguhura mukobwa nzagupangira, arangije aho kugira ngo amupangira ahubwo akamuhiga akamwica, n'umuzimu wa Sawuli uba ukorosinga mu bantu sezeranye ibintu batari busohoze. Hari ikintu nasomye muri Bibiri bivuga ko uyu muntu ari mu Kristo Yesu aba ari cyane mu igishya ibya kera biba bishize. Reka mbwira abantu batwumva ngo bicomokore ku gisekuru kidatanga, bicomokore ku gisekuru kidahirwa, bicomore ku gisekuru kitiga, bicomeke mu gisekuru bave mu gisekuru gihiga n'igihigure, bakivemo bajye mu gisekuru gihiga kikanahigura. Kibaho Nebukadinezari yahiguriye ba Daniyeli ati jewe kuba musobanuriza inzozi mufate igihugu, mufate ubuyobozi, ida wicomeka kuri icyo gisekuru. Birakunda reka ni ukwizera ibintu byose bikorwa mu kirere cy'umukurizera, kicomokora muri ibyo bisekuru, kicomokora mu gisekuru kidakira, ukicomeka mu gikira, kicomekora mu gisekuru kitiza, icomore mu gisekuru kitabya jya mu kibyara, ushaka kujya mu kibyara indaheka ngerega ngo iwacu ngo ntidutunga ngo niyo ugiye gutungamo jya mu gisekuru kihirwa, jya mu gisekuru cy'amahirwe, haleluya, kigira imigisha, kirahara, jya kuvukira. Reka tumubwire najya nibavemo wabo mu gisekuru kibi bajye Betelehemu kwa Bowazi mu izina rya Yesu. Eliya Imana muhire aho ari nyine, ahari twavuga ngo niyubahwe rwose. Eliya mukomera amashyi yarahiguye, yagiye neza agasohoza umwitero uraje. Igitangaje aha umwitero waje, hari abana b'abahanuzi bari hakurya ya Yorodani na Elisa ari hakurya. Amagambo yo hakurya aho Elisa ari buze kugera kandi batabona icyo yahawe ko kiri buze kwamugeza, bavuga ati ugezeyo ariko nturibuze kwigarura. Ariko reka utarare ngo mfite ikibazo. Bibiliya ivuze ngo abana b'abahanuzi ni abantu bataragira imyaka y'irangamuntu, ni abantu bagitangira guhanura, ni abana b'abahanuzi. Reka mujye mbariza n'abantu badukurikiye rwose. Hari ukuntu buriya njya nyaruka nkaba umunyamakuru cyane nkabaza iyo Bibiliya ivuze ngo abana b'abahanuzi, jewe uko mbyumva sinzi nimba ariko biri. Nuvuga ngo yivuze ngo abana b'abahanuzi hari amashuri y'abana, reka tuvuge wenda b'abaheburayo cyangwa se b'abakiranutsi. Icyo gihe cya Eliya nta bukristo bwari buriho, hariho ubukiranutsi. Ubukristo bujeje ubundi Yesu ahari. Abantu bavuga ngo Enoki yari umukristo, ntabwo ari umukristo, yari umukiranutsi. Aho mu mashuri rero yariho y'abana b'abakiranutsi. Urumva bati noneho mureke dushyire amashuri twigisha abana amadisipurine, amadogtrine, tubigishe gukorera Imana bakiri batoya. Nuko babigishaga, ariko abo bana nyine bakaba babita abana b'abahanuzi. Kuko uzarebe iyo utindanye n'umuhanuzi warabatijwe mu mwuka wera nawe umuhanuzi, ariko utindanye n'umuhanuzi utarabatijwe mu mwuka wera bigero nawe ukabatizwa mu mwuka wera. Iyo utindanye n'umuntu avuga indimi runaka bigero nawe ugashiduka indimi ze zigenda biriya bintu nabonye byanduzanye, buriya bwandu burafata zigufata ukumva uri kuvuga indimi za runaka, ntabwo ari ukuri kumwigana ahubwo nuko mubana nawe. Bano babana n'abahanuzi kubera kurerwa n'abahanuzi rero babasengesha, babatoza kubaha Imana, gukunda Imana. Wa mwuka warazaga none nawe ukabahangaho, kuko wakera waraza ukabahangaho, none nabo bakagira gute bagahanura. Munyarwanda baravuze ngo mbwira uwo mukunda kugendana nawe nkubwire uwo uriwe. Ni abana bakiri batoya bato, ariko bitavuze ko ari impinja. Bitavuze ko ari impinja. Ndabisobanukiwe, n'abadukurikiye kandi barabisobanukiwe. Nguyu rero Elisa hakurya ya Yorodani, abandi hakurya bavuga ngo azavayo gute. Ko ari kumuzana agiye, ko ari kumutera inkunga mu buzima apfuye, ko ari kumuvana mu buzima bubi apfuye, ko ari kugira icyo amumarira atakiriho, ko ari kumugurira ibishyingiranwa adahari, ko ari kumwishyurira amashuri adahari,
ko wari kumuha igishoro ngo acuruze adahari, ko wari kumurera akamuha umuco adahari, ko wari kumuhana agiye gushaka adahari. ariko kuba adahari bivuze ko Imana idahari. Amina. Kuba adahari ntibivuze ko Elisa adafite icyo yaboneye muri serwakira. Erega iriya serwakira yahumye abandi amaso. Elisa warihangana afatira ikintu muri serwakira ahantu abantu batabona ko cyamanutse, kumikura ko yabanye maso hari icyo yafashe. Ariko icyo yafashe abandi ntibakibonye ko yagize gute. Hari ikintu twafashe badahari. Amina. Icyo twafashe badahari nicyo kizatwambutsa amazi. Imana ihabwe icyubahiro badahari, nicyo kizatwambutsa ababitegereje. Birirwa batuvumira ku gahera bavuga ngo tuzabaho gute, ngo ntibizemera, wari kuzagira gutya ko adahari, ntabwo bizemera, ntabwo yavamo umugore, niyo bashatse ntibatwita, niyo babyaye ntibakura, inda zabo zivamo, niyo bakuze babibirara, niyo babaye ibirara bapfa bakenyutse. Amagambo nk'ayo hirya ngiyo yarahari. Ariko muri serwakira twakiriye iki? Haleluya. Umuntu dukurikiye navuga ngo amina. Mu bibazo waciyemo wakiriye iki? Amina. Iki wakiriye batabona, batazi ko gifite kizakwambutsa aho babona. Umva igitangaza. Iki wakiriye muri serwakira. Iki yakiriye batabona kizamwambutsa aho babona. Haleluya. Ko ndumva ari igitangaza ndi kwiyumvamo kiri bukoreke kuri aba bantu badukurikiye. Kubw'iki kintu. Ntibakira igitangaza. Ubundi genda cyumva yo kigiye kuba nanjye. Mfite ukuntu nanjye nyumva. Kiraba kandi kiraba nta bikabyo birimo. Abantu njya numva abantu bavuga ngo umuntu nguyu ngavuze ngo ntibakira igitangaza ngo kuri radio ngo nimba ukimbamo baracyakira. Uya cyawe ubwo se utacyakira ahubwo wakwakira n'igihumbura cyakira nkaswe igitangaza. Kuko igicucucu cya Paulo ntigihari, ariko urabyumvamo ko bari mu igitangaza. Umushwari wa Paulo ntuhari, ariko urabyumvamo. Paulo yasigaraga hano akohereza umushwari igitamba kandi bagikojejeho bagakira. Ariko no kuri reverend si bikabye by'abahanuzi ndumva hari igitangaza uyu muntu ari bwakire. Ariko ubwigenderera abandi nanjye ntinze. Oya kandi urabizi imyaka tumaranye kuvuga ubutumwa ry'ubuhanuzi. Ndakuzi imyaka tumaranye. Hari igitangaza uyu muntu dukurikiye ari bwakire, kuko hari ikintu yakiriye muri serwakira mu ntambara ikomeye, mu bihe bigoye, hari ijwi wumvise. Haleluya. Muri cya gihe bazingura apfa batazahuri, iri jwi wakiriye hari ikintu kiriho. Nubwo ngo dushaka kuvuga serwakira ntabyumva, ariko muri cya kindi cyari kimugoye. Yego. Muri cya kigeragezo yari afite cyari kimugoye, ariko akakihanganiramo akabona kivuyemo. Burya se wakivanyemo hari cyo wari wakiriye. Oya ahubwo reka tunabwize n'abantu kuri tubabwire nk'abana bumva. Ubundi iyo ushaka ko abantu bumva urabyoroshye ukabishyira mu mvugo y'abana. Mu mvugo yumvikana cya kigeragezo wabayemo ukihangana ukakivamo nta cyaha ukoreyemo, nta mwotsi ukunuka. Ibyo bikwemerera 100% kwakira kwambuka Yorodani. Barabyumvishije. Urayambuka tu. Ni mu kwa karindwi mu ntangiriro zo kwa karindwi ukwezi ubundi ko amateka ku muntu ufite amakuru. Urayambuka Yorodani. Aho wavuye harakwemerera kwambuka naho hakuri imbere. Nibyo. Icyo waciyemo kirakwemerera guca no muri icyo kikuri imbere. Nibyo. Nguyu Elisa igitangaza cya mbere yakoreshejwe cyangwa se yakoze ni ukugabanya Yorodani mo kabiri. Yego. Akambuka agasanga abanyamagambo. Imana ishimwe. Wihunga abanyamagambo wibimura. Ahabwa Imana iri gukora igitangaza baraho wimuka basanga. Yego. Kandi ubasanganya akanyamuneza. Banakibona. Akanyamuneza katarimo inyuro ubasanganya ako kanyamuneza kuko Elisa nta nyuro yabajyanye ahubwo bakimubona yambutse Yorodani bahise bamupfukamira. Ati nyakubaho abagaragu bawe ubahwe. Yorodani yambutse ubahwe. Kubuya. Nicyo kintu cya mbere twari dutegereje. Nicyo twari tugutegereje kusebisha. Ariko kubuyambutse ubahwe. Elisa we. Kubuciye muri iki ubahwe. Yego. Kubunyuze mu kiri cyo kigerageza utaguye. Ukuri ubahwe. Kubaka akazi waragakoze imyaka abandi bakariraho ruswa ukavaho ntayiriye wubahwe. Kuba warakoze akazi neza ukaba ugiye muri pansiyo nta ruswa wariye utarasambanye wubahwe kabisa. Kuba warabonye wari ufite ubushobozi bwo kwangaja gutanga akazi ntugire umuntu urenganya ngo zana ibi kora ibi cyangwa se ngo ujye mu bakozi bakoresha ibi ngibi
reka mvuge no ku baganga kuko nibo nkoramo. Kuba warabaye umuganga ukinjira mu ivuriro ukarisohokamo nta muntu uhutaje ugahabwa pasiyo nta muntu ugushinja wakiriye nabi, nukuri niyo wubahwe muri pasiyo yawe. Nje na Mama Lionel turakubashye. Ndakubashye rwose rwose nguye Elisa rero baramwubashye ku gitangaza cya mbere. Yego. Icya kabiri yageze ahantu abantu kubera ko bari bamubonyemo ikintu mu mudugudu ngo wari mwiza. Nukuri bafite hari umudugudu yahangukiye mu mudugudu mwiza. Abatari ku mudugudu nubwo ari mwiza urimo ikibazo cy'amazi. Umudugudu ni mwiza, umudugudu urimo abantu beza, urimo abantu bize, urimo amakampani, urimo abadamu beza, urimo abagabo bafite kontake, urimo imodoka zijyanye n'icyerekezo, harimo inganda, ariko harimo ikibazo cy'amazi. Harimo ikibazo cy'amazi. Aru sukurura gusa inki yanyweyeho ngo ararambura ngahibaza ubutaka muhisha y'amazi ntihera. Umubyeyi unyweye amazi ntabyara. Harimo iki? Mu yandi magambo urugo rurimo imodoka zirimo, warabyaye, uri mu makaro, mu majaride, abakozi bakingura, abakora amasuku, abateka, ariko rurimo ikibazo. Harimo ikibazo. Ubwo ntubyumva. Uri mu mudugudu mwiza pe. Ariko hari ikibazo. Umugabo afite imodoka ye mujyana ku kazi. Ufite imodoka yawe kujyana ku kazi. Umwana, abana cyangwa se bafite imodoka zibajyana. Ushatse buri cyumweru wabitega indege ukareba igihugu uruhukiramo. Ariko muri shambure harimo ikibazo. Harimo ikibazo. Yego. Hari icyo twita uburiri bubiri ku buriri bumwe. Ariko harimo iki ukubonye bona rwose harimo ikibazo. Hari igihe n'umuntu ngo umugabo arara ku buriri, umugore akarara hanze mu modoka. Iyo umugabo ataraye hanze mu modoka, umugore niwe urara ku buriri. Ibintu mbega urugo ni rwiza umuntu arurebeye inyuma, usohoka uri mama roro, ariko rurimo ikibazo. Abaze speri wagisi bazerishe umugabo kositimu kandi uranaberwa amafaranga muri nayo, ariko harimo akabazo. Umudugudu wawe harimo ikibazo. Umudugudu ni mwiza ariko urimo ikibazo. Ni etaje, ni kadasiteri nziza, ntacyo mbese abakubonye ntacyo bagushinja, ariko urabizi ko harimo ikibazo. Washinze business ufite igishoro gihagije, urajya mu Bushinwa ukarangura muri hehe, ufite seta nziza, ufite ibiduka rinini, ariko harimo ikibazo. Umva ukuntu gikemuka rero. Yego. Umva ukuntu gikemuka, mbabana nkurikire mubwire ukuntu gikemuka. Nibyo. Aba bana bari bazi ko harimo ikibazo. Yego. Bahita bafata umuntu w'Imana bamubwira ikibazo gihari. Nabo barangije ikibazo gihari barakicarira. Umuntu w'Imana ahita ati noneho nimba koko bimeze gutyo, munzanire imperezo, munzanire kinda ku muntu w'Imana. Uyu muntu ufite iki kibazo akeneye umuntu w'Imana. Ukeneye umuntu w'Imana uri mu mwuka w'Imana. Ikibazo hari abakozi b'Imana gusa. Ikibazo hari abakozi b'Imana babandi nyine nashakisha umuntu babandi nsiritse kuvuga none kuko mbavuze ntitwava. Nashakisha umuntu w'Imana. Mu bakozi b'Imana ashaka umuntu w'Imana. Nashakisha umuntu w'Imana. Kandi ikibazo bakicarira. Yego. Be kwitana ba mwana. Haleluya! Shaka umuntu w'Imana. Shaka umuntu w'Imana, nimwitane ba mwana mu mudugudu. Yego. Ahubwo ikibazo mukicarire. Nibyo. Kandi mugikere mu mwuka mwiza, urebe ukuntu noneho umudugudu uba mwiza mukeza. Amazi akaruruka, inka zikabyara, ugacuruza, ukabasheri, nawe ukitwa shushu be. Muri no minsi ngo niko bari kwitana ka shushu be. Urumva nawe ukareba umudugudu uva mu iki ubururi. Tudatinze nibashaka umuntu w'Imana. Nukuri ntabwo uzabura umuntu w'Imana. Barahari. Ntazana ndajya no kurenda hari. Ndi umuntu w'Imana. Nukuri ntuzabura umuntu w'Imana. Ntabwo uzabura umuntu w'Imana mu itorero usengeramo. Ntabwo yabura umuntu. Aho utuye ntabwo uzabura umuntu w'Imana. Weva kuri uru rutonde rw'abantu baje ngo nabakozi b'Imana baje vuba. Kuko ikibazo ayo mazi ntago ari abanyamudugudu bahayashize. Yego. Basanze ahari. Ariko basanga afite icyo kibazo. Abantu rero bo bafitanye ibibazo mu mudugudu bitana mwabamwana. Ni Mama Lionel, ni Reveriyane, byose no bitera. Na Adamu, n'inzoka, ni Eva, n'umugore wamaye, n'umugabo yanshutse. Nukubera n'ubutunzi wamuhaye, n'imodoka bitewe. Mwikwitana bamwana. Nibicarire ku kibazo.
iri jambo riraryoshe. bikwitana ba mwana bicarire ku kibazo cy'amazi arura mu mudugudu wabo, bicare kandi ikibazo kirakemuka. Ikindi cya ubwo turi kuvuga Elisa, icya gatatu rero uraza kumfasha. Ayo mazi arura, ariko amazi arura yayakirishije umunyu, anaga mu isoko. Ubu kubera umuntu w'Imana hageze, ikibazo kirakemuka. Ngo kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ikibazo gihita gikemuka. Ukeneye umuntu w'Imana ukora ikintu kizageza iteka ryose, atari cya gitangaza cy'amasaha 3. Ariko hano kuri channel yawe nizere ko ariho nimero zawe za telefone ziriho. Ndabizi ko hagiye mu ibibazo byinshi byo mu midugudu ntavuze birwaneho baguhamagara. Rwose urabizi tubiziranyeho kuva muri 2007 uburyo baguhamagare. Hari n'abashaka gukizwa bitewe n'abagiye gukirizwa bagakizwa nabi kubera aho bagiye gukirizwa, kajya mu mudugudu mubi. Ubagira inama. Hari n'igihe umuntu akizwa nimba ari umudamu ukishijwe ntiyicare ngo aganire n'umugabo we, akaza yahindutse ukuntu. Umugabo ati ese wabaye ute? Umugabo ati ndakujina, umugore ati ndakujina. Ntago ari uko. Akabaho n'umuntu ukizwa agatungukira ku muntu utari uw'Imana, akamuyobya, agasenya urugo. Hari abadamu bashenye ngo bitewe n'abo batungukiyeho bibirara bananiranye, bituma babibirara nabo. Imana ntisenya umuntu uzakubwira ngo emerure ko umugabo ari kuze mu idini ryacu. Uza abantu bagiye babusenya ngo kubera Imana ntisenya. Umuntu uzakubwiriza ubutumwa ngo reka urugo, ngo reba ngo hari umusilamu, ngo va muri izo shayitani, ngo za muri Yesu, ngo n'urugo reka ariko ukazajya mu ijuru. Ntabwo ari uko. Urugo ni ijuru rito. Umuntu utazabanza kukwigisha uko rwaba rwiza ngo ugere mu ijuru si umuntu w'Imana. Umwami yegamiraga iki gisonga, umwami yegamiraga ngo gishaka kwakira agakiza ka Isiraheli, ariko ngo kikabona ntibikunda bitewe n'umwami babana. Kigajya kimureba nimbira umwami ko nakiriye agakiza uyu mwami arambamba. Ngo ajya muri Isiraheli azana agataka mu ishashi cyangwa se mu gafuka, ngo akajya gapfukamaho. Kandi ubwo ari kumwe n'umwami akabwira ati man, uko mfukamye kuri aka gataka niko mfukamye ku butaka bwawe bwera Isiraheli. Haleluya. Kugeza igihe yaboneye icyo yashakaga ku mugaragaro, kugeza igihe pfukama ku gataka ka Isiraheli kandi ugapfukamira aho ngaho kuri uwo mwami wegamira. Noneho ikindi ngo yararimo ava i Beteli, ngo hari abahungu b'udusoresore ngo baramubona, bamubwira bati dore ruhara, yewe ruhara we. Izi nsoresore ngo ziramuseka, ziramutuga y'amatafu genge babandi ngo bakoze baba ngo barikokinga bambaye pocket, ngo nimbango ruhara, ngo bararakara, bamuha ubuzima. Umuntu w'Imana ararakara, akoresha impano nimba ari n'abintu biterwa na nyira ko yakoresheje icyo gihe. Yahise ngo ategeka mu ishyamba hava idubu 2 z'ingore, zihita zishwanyaguza abasore 40. Umva icyo abantu numvise. Nta muntu w'Imana ukinirwa mu bintu uzakinisha ndogo yangu, mu bantu uzahagiraho. Ntuzahagire ku muntu w'Imana, yaba mugufi, yaba akennye, yaba byibushye nabi, yaba aba mu bukode, yaba agenda n'amaguru. Uzitonde guhagira ku muntu w'Imana. Nimba yitwa umuntu w'Imana, yariswe umuntu w'Imana, akakanwa kakwica kakanagukiza, kakwica. Ngo amaduba yitaza ko kanya babiri y'ingore bashwanyejwe abana 40 kubera ko bavuze ngo nuruhara bamototse bamuhaye ubuzina. Amwe bashobora kuvuga mu ncamake, ariko bari abantu 40 amwe bajya baha abakozi b'Imana. Rero reveriyani ahantu reka tuhatinda. Ari umuntu herutse kundukira muri commentaire ngo ndi inkotsa, ndebye nsanga mama si inkotsa, nsanga data si inkotsa, ndavuge se ko ntabyawe n'inkotsa. Uyu muntu aminduye inkotsa ati igihe kimwe reka mvuge ntugakinire ku muntu w'Imana. Igihe kimwe ba Miriyamu, iki kiganiro kiri buryohe nacyumvise. Miriyamu yazanye ubujajwa anegura Mose, Miriyamu na Aroni. Imbice kintu nize maka uzi ko bamuneguye ntabyumve ntanabimenye. Imana iti ndategereje ko wamukoresha umva ndabazi murasesa ibibe. Igitangazo cyatangaje Mose, Imana avuga ati ngwino uzane n'abantu Imana
twajya ubundi umbwira uko gahunda zimeze Eh. ugiye gukora iki Eh. amubwira ko uti we bazana ariko Mose yatunguwe no kumva Imana imuvuganiye muri icyo giterane Yego. bamuneguye atagize umuntu w'Imana ntabwo akinirwa kandi uretse wumva igitangaza kirimo ibyo bavuze kuri Mose byari ukuri yaradidimangaga nibyo hari ibintu bavuga by'ukuri ariko ntibikureba ariko ntibikureba Eh. ni umuntu w'iki w'Imana ibaza kugira ngo basase ibibembe Mose atamenya ko bamuvuze bamuvuze bantu mwirirwa mudutuka reka mbabwire n'abo bantu bafite umwuka wo gutukana ubundi umuntu utukana nta n'ubwo umuzi ni ukuri ibi bitutsi mwirirwa mumanura hepfo muri za komanteri nta n'ubwoba bwabyo mufite ariko amaduba azabarya amaduba azabarya biyeranje barekeraho kugira ngo batazabarya mwimuye nimurekeraho amaduba atazabarya kuko njya mbona bene data batukira muri komanteri nkunda gukurikirana amasosho media hareba uburyo bafashe abadamu bakabatuka bakabashishimura bavuye ku mwaposi umwe baramumanutse baramushishimuye bagiye ku badamu barabatutse barabashishimuye muri komanteri amaduba azabarya hari nabo njya numva batuka Kabera ni umukozi w'Imana reka uyu ni umukozi w'Imana ntanemera rese ubundi Umukozi w'Imana. umutuku uhereye he tukuhereye ariko nibwo bagufatira mu cyaha leta yamuhaye izina okay nawe afite izina idubu zizabarya zizabaruma zizabaruma ubonere sa turi kuvuga ni umuntu w'Imana wahamagawe ari umuhinzi yego wahamagawe yoroheje yego wahamagawe asuzuguritse wahamagawe ari umunyacyaro Yego. Imana imubonera mu cyaro arimo arahinga Yego. Imana imutumaho Yego. asukwaho amavuta Yego. ayo mavuta basutseho Elisa Aleluya. basutseho umuntu usuzuguritse basutseho umuhinzi basutseho umworozi wibitseho imbaraga zica Yorodani mo kabiri wibitseho imbaraga zirurura amazi wowe ugiye kumusuzugura gute Umusuzugura nka? idubu zizakurya Yesu we tuba tumweho nonaha idubu zirabarya ni ukuvuga ngo hari ikintu bitiranye ko kuba ntabyumvishe utabyumvishe Imana itabyumvishe erega buriya reveriyani hari abadutuka bo bakabigaragaza imbamutima yabo bakabyandika ariko hari n'abadutukira mu matamatama hakaba n'abadutukira inyuma ya telefone zabo idubu zizaba nabo mu masaro yabo nabo mu masaro yabo kwa kundi bamaze kurya bagashaka kutubwira deseri idubu zizabarya kuko uriya muntu reka nanakubwira reka mvuga n'iki kintu hari igihe ntazakivuga mu bindi byigisho uriya muntu ashobora kuba afite amadefo nk'uko ubivuga ariko uze kwibuka ko Bibiliya yavuze Imana data yavuze ngo jyewe Uwiteka Nyiringabo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mvuge birashoboka ko uwo mupfapfa ni umupfapfa ahaye Imana umwanya ngo imukoreremo erega mama Lionel ntabwo Imana izahamagara ba bantu banyurutse bafite amatama meza bafite taye nk'uko babyifuza oya abo ni abantu cyane ariko ni abantu b'Imana cyane abo bantu bose ubona abagufi abarebare bamwe bafite ingingo zituzuye ubumuga runaka n'abantu ni pipiniyeri y'Imana Imana yaza gukuramo uwishaka kumukoresha ibyo ishaka kandi ikamukuramo akurevera reka nkubaza ikibazo nk'umuntu nzi washobora kukinsubiza umuntu w'umupagani Imana ishobora kumukoresha ahubwo bivuga ngo ishobora irabakoresha bivuga ngo ishobora irabakoresha abantu rero nibatega amatwi bagabanye ibitutsi bumve ko abapagani Imana bakoresha kuko ihagarara ku bitugu byabo kuko usibye n'abapagani yigeze gukoresha ababembe kandi uzi ko icyo gihe itakoranaga batari bemerewe si yakoresheje ababembe umudugudu urakira umudugudu ugakira rero abantu nibahame hamwe abo bantu bose nta muntu Satani ntarema nta muntu ugira gutya ngo baravumbutse mutubona abayeho ni umuntu w'Imana Imana iba yamuremye reka tuvuge ko ari umwana w'Imana Imana iba ifite uburyo yamubyayemo ikamushyira hari ifite ikizamukoresha ibindi byo utazi ubirekera Imana cyane nguyu rero Elisa turi kwivugira ku muntu w'Imana turi kwivugira ku muntu w'Imana reka tureka kuri abo ngabo nguyu Elisa ikindi yakoze akimara kwica abahungu bakimara gupfa izo nsore zikimara gupfa ngo hari umudamu yari umupfakazi yego ngo ariko ngo umugabo we ngo yapfuye ari umuntu w'Imana yego noneho ngo apfa harimo ideni yamadeni
yaje kera amadeni ntago ari aya ya banki ntaje ubu ay'umuntu ntaje ni aya kera. ni aya kera, amadeni yaje kera. N'abahanuzi burya barayagira. Noneho ngo amaze kugenda uyu mubyeyi cyamubabaje ngo afite abana babiri, nyir'umwenda aza kumubwira ati nta kindi nshaka, ni amafaranga, nimba utayafite ndagushyikiriza inzego zibishinzwe, nimba ntazo abana ndabatwara bajye kuba imbata. Yego. Iyo tuvuze imbata hari abatabyumva, ariko imbata zari zifite ikibazo muri icyo gihe. Yego. Uyu mudamu ngo ahita asanga umuntu w'Imana bita Elisa. Aleluya. Urumva ryasanga ry'umuntu w'Imana turacyaririho. Niba musanga umuntu w'Imana aravuga ati rwose umugabo wanjye nawe umukozi w'Imana yarapfuye ideni, none umwishyuza yaje byagenze gutya na gutya, ashaka kuntwarira utwana nitwo nari mfite, dore umubyeyi wakundaga abana ngirente rwose ko babajyanye. Elisa ngaho yakoze ikindi gitangaza. Aleluya. Elisa yubahwe kabisa. Abakoze ikindi, abakoze igitangaza ku mupfakazi. Umupfakazi ababonye ubwishyu, basanga abantu b'Imana. Ni ukuri nta bapfira gushira, sanga umuntu w'Imana. Sanga umuntu w'Imana ideni rirarangira. Ideni rirangire ku muntu w'Imana. Nugera ku muntu w'Imana, ideni rirarangira. Witera icyizere abantu b'Imana bitewe n'abo mwahuye nabo, bitewe n'abakozi ba runaka mwahuye nabo. Sanga abantu b'Imana, ubonamo umwuka w'Imana, ubonamo imbuto z'umwuka wera. Satani yapirata imirimo, Satani ariko ntashobora gupirata imbuto yabibye. Imana yabibye mu muntu. Imana yabibye mu muntu. Bikunde sanga umuntu w'Imana. None ikindi turimo turagenda, ikingo ndibona umushunemukazi. Yego. Umushunemukazi nawe yari afite ngo umwana umwe, nabwo uziko Elisa akunda kuhanyura, baza kumubwira ati umuntu w'Imana tumucumbikire. Yego disi. Ariko ducumbikire umuntu w'Imana. Ariko nta cyigisho ahantu reka dukuremo icyigisho gitunguranye, sibyo? Burya hari icyigisho umuntu ategura, ariko hari n'igitungurana, hari n'ibitungurana twicaye imbere ya kamera. Mu by'ukuri aha hantu nta kintu uri bwigemo. Nimba umuntu w'Imana ashakishwa ngo acumbikirwe, kavuga uti nzaga agaciro k'umuntu w'Imana ndakazi, reka ncumbikire umuntu w'Imana. Uraza kumva inyungu z'umugore wacumbikiye umuntu w'Imana. Mujye mucumbikira abantu b'Imana, ngo bamushyire mu cyumba cyo hejuru, ahantu hakwiye umuntu w'Imana. Ariko abantu b'Imana ubukode burabazengereje, ufite nk'amazu veni, ukawureba nk'abakozi b'Imana nk'icumuho amazu, ahubwo ukajya ucunga ko bamwirukanye mu nzu, inama mwizeho yanashyingira umwana we, ntumutwere uti reka nze ndebe Imana ye. Cumbikira umuntu w'Imana. Cumbikira umuntu w'Imana harimo inyungu. Uyu mushunemukazi rero ngo acumbikira umuntu w'Imana, arangije ngo bakaba nta mwana w'umuhungu bari bafite. Yivuze ngo bivuze ngo nta mwana w'umuhungu, buriya bishoboka ko nta bari bafite abana b'abakobwa, birashoboka. Ariko muri icyo gihe wabyaraga umuhungu yabaga ashinze imizi muri Isiraheli, yabaga akomeye. Urumva uyu mushunemukazi rero baje kumwaturaho. Umva kwatura ku muntu w'Imana, yakwatuyeho ikintu, amwaturaho umwana we. Aleluya. Uzabyara umuhungu kubera iki kintu wakoze, kubera ukuntu watwakiriye, kubera ko wancumbikiye, nanjye nkwatuyeho. Uyu mushunemukazi akaza kubyara umuhungu. Igihe kiza kugera ngo uyu mwana w'umuhungu arapfa. Amaze gupfa umushunemukazi asanga umuntu w'Imana. Urumva ryasanga ryahura ry'umuntu w'Imana. Ngaho rero umwana yongeye kuzukira kubera Elisa. Turimo turavuga imbaraga za Elisa wari usuzuguritse. Turimo turavuga uburyo Imana yakoranye na Elisa wari ugayitse, wari umuhinzi. Uburyo Elisa yahaye umwanya Imana agakora. Uburyo Elisa yahaye Imana umwanya, igihe yatitaye aho yasanzwe. Turi kuvuga ubundi hari abantu Imana ihamagara iha, hari n'abo ihamagara yambura. Uyu rero yahamagawe yamburwa. Yego. Yahamagawe yamburwa. Ariko mu guhamagarwa yamburwa, Imana igira ibindi bintu muha atarafite cyagihe. Iyo ugize ibyo ubura none kubera umuhamagaro, iyo uteye intambwe Imana iguha ibindi bisimbura bya bindi wari yari iguhamagaye kwambura. Kandi iyo ikwambuye bya bindi, iyo igize ibyo iguha biruta bya bindi wambuwe cyagiye guhamagara. Ahubwo abantu benshi bahamagawe no gusasa imigeri, sinimbuka ukuntu batera imigeri bakarwana, bagashaka no kujyanayo na bya bindi mu muhamagaro. Bakashaka kwinjirana bya bintu mu muhamagaro adasize. Banza usiga ibyo, iyo guhamagaye zaguha ibindi bisimbura bya bindi. Noneho nguyu rero Elisa umuntu w'Imana, umushunemukazi umwana warakize. Tugeze ahantu rero ngo abana baratetse, ngo haza umwe muri abo bana b'abahanuzi, asoroma umutanga.
ngo bari bitekeye imboga bari bitekeye imboga ngo umwe muri bo naho harimo ikintu umwe mu bantu ufite umva suvuye kuri suri hirya yawe si utakuzi yego si uwo mutirirana si uwo mutirirwana si utazi bizinesi yawe si utazi aho uvuka ariko ngo asoroma umutanga acomekamo anagamo muri uko gucomekamo bariye ngo bumva ibintu byakomeye imboga kandi wumva ukuntu umuntu ari umugome yari azi ko barangije amasengesho bashonje ariko anagamo umwe mu bantu muri kumwe yanagamo umutanga erega nawe uranamuzi ni wa wundi nawe urabizi unagamo bikarura muririrwana murabana ntawe wamukwepera amakuru yawe arayazi nawe umubwira byawe abayuda duseka nabo tubana nabo abayuda duseka nabo tubana nabo umwe muri abo arabavangira ngo birarura bitangurura kubi reka mbwira abantu badukurikiye hari abantu bafite ubuzima burura kubera umwe muri abo byatewe n'umwe muri abo hari abantu urugo rwaruriye bitewe n'umwe muri abo imboga mutazegeranije suko utari wakoze wari wakoze ariko umwe muri abo yanaze wakoze byari ukuri ariko umwe muri abo yaragucangiye akunagiramo umutanga urugo rwawe rurara kubera umwe muri abo yego business irarura amashuri ararura kubera umwe muri abo ubuzima burarura abana barakurira kubera umwe muri abo umva nta kindi kikwishe ni umwe muri abo ngabo ariko turashima Imana kwarakira umuntu w'Imana umuntu w'Imana arahari mubwira ikibazo kiri aho ngaho mu mboga urebe ukuntu biza kugenda ngo ibintu biragenda neza kandi umwe muri abo ntawe uzamukwepera cyane nese umwe muri abo wamukwepera nyine arahari ari muri abo nyine hari igihe bari muri famiye bivuga ngo hari igihe ahubwo bari mubo musengana mubo mukorana mubo muririmbana mu repetana arimo ubundi abarimo umwe muri abo abahari ikindi ni umugabo bita Namani turavuga iby'Imana yakoresheje Elisa w'umuhinzi aho ngaho ngo ni ifu yashyizemo ngo ziraruhuka ni ifu yashyizemo imboga ziba nzima ubuzima bugenda neza erega mama rero ni ukuri utabonye umuntu kuvangira ubuzima buraryoha pe ntabwo buryoshwa no ufite menshi ntibiryoshya no kuba ahantu heza buryoshwa nuko abo muri kumwe muhuje nimba uri umugabo n'umugore n'ubukene bwanyu mugahuza nimba utari bumusohokane ngo umugurire inkoko ukamugurira denjiga yayakira akayirya yishimye nimba utari bumujyane ku mazi denjiga ni cya kirindazi kinini ku bantu batazi denjiga ku bantu batakurikirana baba hanze batazi denjiga ni cya kirindazi kinini irindazi ribyibushye nimba utashobora no gusohokana umudamu ngo umujyane ku mazi mugiye koga mwiryoshye neza mu nzu yawe harimo robine jya ufungura robine mwimeneho amazi uvuga uti ubare nkaho ngujyanye ku mazi tisheti ubona kujyanye ku mazi muterana amazi murangiza mukarabe murye denjega nakamukara nimurangiza ubuzima buzaryoha umwe muri abo ataraza kubinagamo ataranaga ariko amahirwe nuko umuntu w'Imana hari amahirwe ari ikindi cy'uyu mugabo ni ibibembe bya Namani yego unyemerere uvanemo icyigisho ko niyo umuntu yahuye n'umuntu w'Imana hari ibibembe akira nibyo iyo wicaranye n'umuntu w'Imana hari ibibembe ukira nibyo iyo uhuye n'umuntu w'Imana mu buzima hari ibibembe wagiraga ukira ya mvugo bya bigombo bihuraguye ya nsuzanye ihuraguye ya myambaro ihuraguye urumva ya mico ihuraguye hari abantu iyo wahuye n'umuntu w'Imana urakira iyo wahuye n'umuntu w'Imana ukagira amahirwe mukajya mubana mukicana mukaganira nuko ibibembe birakira nawe wajya muri sosiyete bakabona warahindutse rwose none bibuka Kristo ahamagara abigishwa ahamagaramo abashumba ahamagaramo abahinzi ahamagaramo aborozi abashomeri bose arakusanya bose arahamagara abasoresha bose arahamagara ngo ariko uko bagenda babana ngo imico ingeso bikagenda bihinduka na Petero babana agendana inkota ariko bigenda bihinduka none igihe kigeze abantu batari kuba abantu ko tubona basigaye ari abanyabwenge ko basigaye bavuga amagambo ntibyagenze ngo batesurire gubaza ntuzi ko babana n'umuntu n'umuririmbyi wo mu gitabo yararembye ngo jya ubana n'abayo jya ubana nayo gufashe ngo bose bazamenya ko ubana nayo bari kubugoma nubana n'umuntu w'Imana wari ufite ibibembe nk'ibya Namani ibyo bibembe bizagenda bikira bisange muri Imana ishimwe yego nusura umuntu babona ufite umuco babona ufite discipline hari n'abantu banga kwakira abantu mu masaro yabo kubera discipline nkeya umuntu yakwakira
nimba bateguye turi burye uri kureba abantu hano ari 10 bashyize mu bisorori ibyari kurya abantu 6 ugahita ubishyiriraho uri umwe ugashaka gusiba icyena wavuka. Iyo ni imico ikira. Iyo ni imico ikira iyo ubana na muntu w'Imana. Nimba uri umuntu runaka ukaba uri kumwe n'ababyeyi hari ibyo kumva umuntu ahamagaye umubyeyi mu kizina kumva icyo kizina ntabwo ari cy'umubyeyi. Kujya kumva ahubwo nk'umuntu ahamagaye pasiteri we mu izina. Ukumva umuntu ahamagaye pasiteri we mu izina. Kujya kumva umuntu ati Nyirabage. Nibaze vrema. Iyo mico isanga abantu b'Imana ukiri imico mibi. Sanga umuntu w'Imana imico mibi. Turimo tugenda tugana ku musozo turimo tuvuga umuntu w'Imana kandi twababwiye abantu ko bagomba kwiyeranja bagafata nk'abantu 2-3 muri Bibiliya bavuga ati aba ngiye kuba umwigishwa wabo kabisa. Ngiye kwigira ku birenge byabo. Ngiye kwigira ku namera nte byibuze ngo mbayingaye. Namera nte ngo nigire kuri Elisa. Naca muzihenzira ngo ningayinge Elisa. Banza ureba Elisa yahereye ibyo yanyuzemo. Nubinyura kugira ngo agere kuri ibi yahatanyate. Yakoze gute? Yasize ibiki kugira ngo agere kuri uru rwego byagenze gute? Ibyo nawe nubikora uzaba umuntu w'Imana. Ni ukuri Bibiliya yakwigisha gutunganya ukaba umuntu w'Imana utunganye. Usomye Bibiliya ukareba abantu barimo ukabafataho icyitegererezo watunganye. Ikindi cy'uyu mugabo bita Elisa ni umuntu w'Imana. Ikindi nuko ngo yaje kugira iyerekwa. Yego. Uzi kunyemerera aha unyumve. Yabanaga n'umuntu bita Gehazi kabisa. Mugabo wakundaga amaturo. Gehazi uyu akabana n'abantu b'Imana ntabafateho icyitegererezo. Ntabigireho. Ntabafateho icyitegererezo yafashe ibiguzi ntabafateho icyitegererezo. Uyu Gehazi ntiyanagiraga amaso abona neza. Ishwi yari igipagani cyaho cyaje kutongo y'abahanuzi. Yabonaga ibigiye kumwica ntabone ibimukiza. Ngo ingabo ziraza zigota Elisa. Turapfuye turashize. Cyakare barabagota barangije Elisa wariryamiye. Gehazi bakubisa amaso agaruka yirukanka bwo ati turapfuye. Gehazi babone ibishize turapfuye tuzarya iki? Nuko vide baye turapfuye turashize. Ziri muri guma mu rugo akazi narize turapfuye turashize. Abantu bahora babona bashira. Kuki abantu babona bapfa? Kuki mutabona ibibakiza mubona ibibica? Kuki abantu babona bapfa? Ngo ubushomeri ngo buranyishe maze imyaka 7 nta kazi. Ahora abona apfa y'ubu ngubu nzabahone mbewe Gehazi. Abantu bahora babona bapfa. Gehazi babona bapfa babona bakena babona basubira mu cyaro babona bazabimbwa babona batubaka babona bataruka kubona umusore agize imyaka 40 reka ni wacu nuko twabaye ngo nururongoye ntamara n'umugore kabiri buri gihe abona apfa ngo nuyize ngo nishaka ngo ndacyara ngo umenye Icyongereza ngo iwacu kwiga ariko nitugire. Reka mubwire turi abantu badukurikiye tubamuriyeho umwuka wa Gehazi. Izina rya Yesu. Umugore udukurikiye, umugabo udukurikiye, umusore udukurikiye, uwize udukurikiye, tukwamuriyeho umwuka wa Gehazi. Izina rya Yesu. Tukwamuriyeho uyo mwuka wo izina rya Kristo. Uwo mwuka tugukuyeho. Izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu. Abo bazikani uwo mwuka n'ukubona ibipfa turawirukanye. Abantu babona ibipfa ntibabona ibikira. Twatuye mu kubona ibikira. Tukwatuye umwuka wo gukira. Kugeza ubwo Elisa avunika iyo ubana n'umuntu nk'uravunika Elisa avuga ati Uwiteka Nyiringabo humura no mu maso areba ingabo zitugose areba iturwanirira areba ubuzima humukubona ubuzima humukubona akazi humukubona akazi ko humukubona urugo humukubona abana humukubona amahoro. Haleluya. Humuka korwa ku maso agakanya tugukuyeho. Haleluya. Haleluya. Humukubona ubyara humukubona ukira humuka mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Igitangaje cy'abo bantu batagira uwo mwuka bagira umwuka wa Gehazi mu ngo zabo mu midugudu yabo bahorana umushiha bahorana bukushi bahorana mu nyangire nukora kureba kumvura umutezo yabona hugeza mutumira mu birora ati kugira nte bene nkuwa binkunje Imana mu rusengero tatavuga se ntamaze kugira itirebe ukangana barari imibyoro yawo yacu nayo batera nayo ahubwo akanakubwira tuzatumba turike wagabanije biryo
ni ibintu by'iminyago, ni by'imyaga. abana baho barize bagutumira mu munsi mukuru uko umwana arangije kwiga, nibe nabo barize bajya barabirara bagutumira mu bukwe, tugiye abanjye bamgereho ibinyendoro. Humuka izina rya Yesu, akira nawe ubone ubuzima, ubone imibereho, ubone ubyaha. Imana ishimwe. Turi kuvuga aha, Ndafashije. reka mvuge ubuhamya ho gato, Nta kibazo. akantu kangana gutya. Ngiye kurongora nahamagaye umuntu umwe w'inshuti yanjye, ndamubwira nti ngiye kurongora, namubwira ahantu dushobora kubona umukeka, ahita ambwira ati zana uriya mukeka ndawuzana, ngira ngo agiye kunyatura mu gishanga ngo upfukama, ndapfukama, ndamubwira ati rero ngiye kugusengera, iti kuko nta muntu umeze nk'uko umeze ukundi, iti cyo koze icyagira, ati ni irari ry'ubusambanyi, tubwo rero ntabwo uzi gutandukanya irari ry'ubusambanyi n'urukundo, none pfukama nkubita umwuka w'irari ry'ubusambanyi, bitamaguruka kubera ko Imana nta ndari mfite, nta buhesi, imyaka y'ubukure ndayifite, nemerewe mu mategeko, mu itorero, ndabyemerewe. Haleluya. Urumva? Ariko nk'uko kwereka ko hari ibyo utemerewe, n'uwagihaza turawunesheje, tukwirukanye uwo mwuka ukwereka ko hari ibyo utemerewe. Urabyemerewe mu izina rya Yesu. Gukira urabyemerewe, gushaka urabyemerewe. Hari umuntu ujya uvuga ngo ayidigire imini diga, ngo gukira ni nonaha, kugura indabyo ni nonaha, gutabarwa ni nonaha, natwe turubyunzemo. Urabyemerewe n'ibyawe, urabyemerewe, bihatanire uzabigeraho, Imana izagushyigikira. Gira ibyo ureka, gira ibyo usiga, ukurikira abantu b'Imana, bakwatureho umwuka wo kuhumuka, nukuri bakwatureho kubyara, bakwatureho gukira, bakwatureho amahirwe. Nabyara kubera siki nyina bagenzi bari barazinze imyaka 10 n'ingahe, sinashatse simbyayaka, simbyaye gatatu ibitsina byombi, nubwo nashatse ntinze ariko narashatse. Ariko ikibazo si ugutinda reka, usi ndi kwiyungurura uzi wakona yabona ko ushaje, uzi imyaka mfite ntarwaye. Ikibazo ngo ntago ari imyaka umuntu amara, ahubwo ikibazo ni uburyo ubaho muri ya myaka. Oya shaka mu izina rya Yesu, oya shaka tukwereje mu rugo rwawe, byara kandi nawe mushomeri, fata akazi mu izina rya Yesu. Itangazo nuko abyemerewe, ni ibintu twemerewe, ntakagira umwuka ukwereka ko iki kintu utakyemerewe, urabyemerewe rwose. Ukigiremo ubwenge, ukigiremo ubushake, usanga abantu b'Imana ubagisha inama cyane, mu nama 10 bakugiriye uziyungurure, ukuremo imwe bitewe n'uburyo ubona byagenda, ukomeze uyungurura izo nama, byose urabyemera. Ariko wumve dokima yawe wandikemo ko byose ubyemera, wandikemo ko byose utitaye aho uvuka n'amashuri wize n'aho utuye, utitaye ko nta gatabo ka banki ugira, nta na sheke, wandikemo ko byose ubyemera. Kubitsa urabyemerewe, gutunga idolari urabyemerewe, kugira iyero mu nzu bidakorwa urabyemerewe. Reka tumubwira ngo wenda yihera muri benera ajya kubitsa, hera kuri mobile money, si nkayo yose arabyemerewe. Kuri mobile money byibuze nawe ubitse wumve, 100 bararibika, 300 bakayabika. Ibintu byaroroshye, ntabyo arabyemerewe. Numara kugira runaka ufunguza konti muri banki runaka, kubitsa se n'ubyemerewe. Urabyemerewe. No kuguza arabyemerewe, ujya kuri momo ukaguza bitewe n'uburyo ubitsamo bakaguza. Ngumva ukunda ibintu byose ubyemerewe. Ikindi turimo tugana ku musozo, Elisa yakoze kirenze, ngo amaze gupfa ngo amagufwa yazuye umuntu. Tinda aho hantu ho gupfa, uburyo amagufa ibaza na amagufa yari yaranaboze muri make, yarapfuye ageze ubwo agira. Turimo dusoza, tuvuge ku rupfu rw'abakiranutsi. Haleluya. Nta mukiranutsi utinya gupfa, nimba ukibitinya haracyaburaho kugira ngo ube umukiranutsi, ube umuntu w'Imana. Korari yo mu Imana yavuze ngo nta mukiranutsi upfa, ahubwo arasinzira, ngo kandi ngo ni nk'amahwa yatemwe ariko agakomeza akajombana. Umuntu wahimbye indirimbo nitubona nzamugurira fanta, gusa niyubaka agerageze atwishyire vuba. Wandike muri commentaire iti ni ngewe nahimbye ino ndirimbo, umwuka wari urimo Imana yakujeho ikwemera ko watubibiyemo iby'umubiri, watubibyamo iby'umwuka, natwe tukubibamo iby'umubiri. Ubwo ntacyo wowe fanta uno yigura, nanjye nzera ndashaka umuheha n'ikintu cyo kuyirisha. Oya muheha bazawunyongeza ngo uzashaka icyo kurisha. Nzashaka icyo kurisha, ntakabushete kuko umuntu nk'uyu no muhanuza kuyinyama. Abahanuzi barya ngo ni nk'amahwa yatemwe, ariko agakomeza akajomba. Nta mukira. Ubu yavuze ku mukiranutsi ngo umukiranutsi ngo ni nk'igikoma cyajeho urukoko.
ukabona igikoko ukaba wanakoraho ye ukumva igikoko cyagize Cyakonje. cyakonje, ariko wasoma uko wiboneye inkanka igatenguka. Ni rwa rutoki tunze umuntu w'Imana. na Bibiliya ivuga ku mukiranutsi ngo umukiranutsi azaragwa igihugu akibemo, Akibemo. umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. umukiranutsi azashisha nk'imikindo, Haleluya. umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare. Amina. Shira ubwoba mu bibazo, mu bigeragezo, shira ubwoba nimba uri umukiranutsi. Yego. Uyu mukiranutsi bitwa Elisa rero ngo mu magufwa ye havuyemo ubuzima bw'umuntu. naho nyumvira umukiranutsi Si ubuzima gusa, si ubuzima gusa. Ibihugu byari bihanganye, intambara zirahagarara kubera amagufa mu kubera amagufwa y'umukiranutsi. Nyemera tuvuga ko no mu rupfu rw'umukiranutsi Imana yamuhamagaye bikiri kumwe nawe. Iyo yavuze ngo kugeza ubwo nge nzapfa nkabona ko urupfu ruri aho ngaho, sinzagira ikintu mpakana ku Mana, njye ahubwo nzapfana ubunyangamugayo. Imana ishimwe. Kuko nzi ko uruhu rwanjye nirumara kubora amaso yanjye ari yazabona. Yobu nawe ari mu bantu Bibiliya yavuze ko bari abakiranutsi. Yobu yari umukiranutsi. Reka nkubwire ngo nubwo umeze gutyo n'urupfu rwawe ruzavuga ubutumwa. Imana ishimwe. Tuvuge ko ugikennye, tuvuge ko ukennye, ariko no mu gushyingurwa kwawe amagambo bazavuga bari kugushyingura, reka bazagushyingura, nanjye bazanshyingura maze ntawe utazapfa, nawe ukomeye uzapfa. Niba ukomeye uzapfa, ariko no mu rupfu rwawe hazavugwa imivugabutumwa. Nibyo. Iyo mirimo y'abo bantu bazakirizwa ku irimbi ryawe ni wowe izaherekeza. Ntabwo ari uwavuze, ahubwo ni imirimo yawe, ni imbuto weze zizakurikirana ba bantu bagakizwa. Imana izabikwandikaho. Turimo dusoza rero mama Ariyo, turimo dusoza tubwire abantu ngo bakiranuke no mu rupfu rwabo Imana izabikibatangira ubuhamya. Imana yatangiye ubuhamya Elisa kugeza ku magufwa maze igihe. Intambara igahagarara mu gihugu kubera amagufwa. Intambara ihagarara mu bihugu kubera amagufwa. Erega turi kuvuga ku rupfu rw'umukiranutsi cyangwa ubutaka bwakira umukiranutsi. Abahanga bavuga ko Daniyeli yaguye i Babuloni, ngo ahambwa mu mujyi ukomeye cyane witwa Suza, ngo ubutaka bucyakira Daniyeli, ngo ni igishyimbo cyeraga inusu cyeze ikiro, ubutaka insina yeraga ibiro 10, ibiro 50, ngo ubutaka bugira uburumbuke mu gihugu kubera ko ubutaka bwakira umukiranutsi. Imana iduhe gukiranuka. Turashoje, tugiye gusabira abantu imbaraga zo gukiranuka, tugiye gusabira abantu agakiza. Ugiye gusengera aba bantu ubasabira imbaraga zo gukizwa. Umuntu wese wari waragiye kure, umuntu wese wabanaga n'abantu babi ashaka abantu b'Imana, umuntu wese wakiranirwaga akiranuke, kuko dusanze urupfu rw'umukiranutsi narwo rubamo amateka akomeye. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Mbere yuko ubasengera, wavuze ko witwa Mukundafura Reveriye, wabaha nimero za telefone tukaza gusoza dusenga. Nimero za telefone ufite na channel yawe yitwa Karumeli TV, iyo uriho nimero za telefone, ariko umuntu udashoboye kubona umwanya wo kujya kuzishaka zimuhereze. Telefone zanjye ni 07 8 40 855 07 8 4 0800055. Izo nizo nimero yanjye, ariko nkuko bivuze agiye kuri YouTube akandikamo Karumeli TV iki mu Kinyarwanda yahita asangaho ndiho turi kuvuga ijambo ry'Imana, turimo tubwiriza. Kandi impamvu y'ibyo byose ni ukugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose, abadukurikiye kubagira ikirenge muri Elisa, muri Eliya, mu bandi bahanuzi, ni ukugira ngo umuntu rwose. Reka tubasengera Imana. Imana iguhe umugisha. Ubwo ni ukuvuga impamvu utanze iyo nimero, uwakenera kugutekerezaho icyifuzo wamusengera, kumufasha inkunga runaka, yagushaka kuri iyo nimero. Iyanjye yo ibaho kuri iyo channel yanjye. Reka tubasengera Imana. Mana mu izina rya Kristo, Haleluya, tugushimiye uyu mwanya uduhaye. Ushimwe. Ni umwanya mwiza wo kuganira nawe. Turagushimiye ko waganirije abana bawe. Umuntu wese wakirira ijambo yakiriye ijwi ry'Imana, yakiriye imvugo yawe Mana, yakiriye impumeko yawe Mana. Turasenze kugira ngo iyi mbuto ibibwe izere. Umuntu wese wakiriye iyi mbuto mu mutima, reka uyu mutima iyi mbuto ibibwemo izere, kandi izere imbuto zigumeho, haba mu bibazo, haba mu bigeragezo, haba mu ntambara. Iyi mbuto izagumeho, kandi abantu babana n'abantu babi turabimuye mu izina rya Yesu. Ababana n'ababaca intege turabimuye, ababana n'abarozi turabimuye, binjire mu kirere cy'umwuka cyo kwizera. Ababona ko bidashoboka turabimuye, binjire muri birashoboka. No mu rupfu rwabo uzaba ukibatangira ubuhamya.
ndasengera abantu batarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, bakiba mu biyobyabwenge, mu bwesikoro, mu Turabasengeye. butubuzi, mu Tubimuye mu busambanyi, buretwa bwa Satani. ibyo bintu byose, bya bindi byose Tubazaniye wanga Umukiza. Satani yagiye akaboha akazirika, Turabakumurikiye wa bakumva Mana. ko ari bwo buzima, turabakumurikiye umucyo wawe basange, Izina rya ubamurikire ahantu baherereye, nibarangiza bakwakire, bakire Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Kandi mama Leonel wagize iki gitekerezo cyo gushinga iyi cana itambukira ubutumwa bwiza, nawe tubusaba imigisha kugira ngo iri vugabutumwa rigere Hallelujah. kure mu bihugu bya kure, ibigo tugose, ibyo hirya muri Aziya, Burayi hose, kugira ngo abantu bawe babohoke, babe bafite ubuzima Imana buzima ishimwe. buzira umuze. Ndagushimiye kuko uri Imana, kandi ibyo byose bikorera kwiyubahisha. Dusenze tugushimira mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. amen amen. Yesu abaha umugisha.